Mwami ni ryari uzaza ngo twijyanire ese kutinze kandi mbona bwishe ndagukumbuye mwami ayimbe kutinze uze twijyanire ibudapfa we mumafu yari munsi izuba rinyibutsa ineza y'umukunzi wanjye akagero k'iminsi ntikabishobora kunanya n'umukunzi wanjye Mwami ni ryari uzaza ngo twijyanire ese kutinze kandi mbona bwishe ndagukumbuye mwami ayimbe kutinze uze twijyanire ibudapfa we mwami ni ryari uzaza ngo twijyanire ese kutinze kandi mbona bwishe ndagukumbuye mwami ayimbe kutinze usujyane itahire ibudapfa we ndagukumbuye mwami ayimbe kutinze usujyane twitahire ibudapfa ndagukumbuye mwami ayimbe kutinze usujyane twitahire ibudapfa we ndamureba ariko subu ndamwitegereza neza ariko ndabona atari bugufi murinzi we icyo mbwira iwacu se ni muhero icyamukaza kubudatinze ndamureba ariko subu ndamwitegereza neza ariko ndabona atari bugufi murinzi we icyo mbwira iwacu se ni muhero icyamukaza kubudatinze. Shalom. So again twagarutse ni Elize nk'ibisanzwe nanjye nitwa Yamini iyi ni gospel long time narababwiye nagiye nzaza ngo musige and pianiste wacu tuzagendana nk'icyayi nicyo bikunda kugendana icyayi n'isukari nibyo bisigana abantu batanywa agasukari kenshi kandi ngiye ndozuye abantu rero batanywa isukari baba bayifite mu mubiri ntukabishinge bari abantu ujya wumva nyine ngo ntabwo banywa isukari bakayibakuraho baba bafite nyinshi mu mubiri nabo bakababwira ngo nyine bere kongeramo indi. uravuga ngo umuntu ashobora kuba afite isukari nyinshi akanaproducinga isukari ku bantu runaka ushobora kugira isukari nyinshi ukayahaho n'abantu se buriya ibyo byose sinapfa kumenya ariko isukari nimba barakubwiye ko isukari byanga bikunze nyine ufite nyinshi yakire tu kandi hari ababa baranayibuze n'Imana nibera igitangaza urumva hari abayibuze noneho ufite nyinshi ubwo urumva bakomeje no kuba bayikoresha uyu munsi ino ndirimbo yari iri kumfasha pe hari abantu bandika indirimbo reka mubwize ukuri hari abantu bandika indirimbo ukumva babasabira ijuru pe ukumva amagambo arimo ukumva uburyo injyana ukumva ntacyo uyishinja pe ukuri abaririmbyi urabazi abaririmbyi se ndabazi simbizi nyumva gutya ariko ndayikunda cyane abaririmbyi turabasoje turabazi abantu banditse indirimbo umva nzagura kabisa kubera ko ifasha imitima y'abantu benshi kabisa
Okay, uyu munsi rero hari umuntu wigeze kumbwira ngo ariko ubundi ngo urubyiruko noneho we nta nubwo yavuga ngo ntidukizwe ngo abana bubu ariko ndi gushaka piano iyo ndi kukaberamo bimeze bo karicyo yaremewe ndimo mbabwira ngo uyu munsi ni nganira n'umuntu nyine ariko umbwira ngo abana bubu it's like ngo nyine ngo twitwara nabi ndavuga uno munsi rero ndi buganire n'abantu mbabaze uko bababona like abantu bakuru generation z'abantu bakuru n'abantu batoya bakunda nyine kugira conflict hagati yabo ngo bo bitwara neza babara abakristo ngo barakizwa kurusha abandi babara abantu basanzwe wenda atari no kuvuga mu buryo bwa gikristo bakavuga ngo bitwara nabi wowe byumva gute? So rero ibyo kuntu mbyumva bihabanye nyine nuko abantu babitekereza. Hari wenda uko mbyumva ariko amanze ntanga urugero. Hari nk'umuntu wambwiye ngo mbona abajene b'iki gihe nanjye ndimo ko nanjye ndi umujene, ambwiye ngo mbona mudafite agakiza k'umwimerere, ngo nta gakiza k'umwimerere mufite kabisa. Sindamubaza agakiza k'umwimerere kameze gute? Ni nka ko mujya kugura ipantaro bavaniye ni karite ya mbere ni ya kabiri, twebwe utubarira muhiye gute ngo uburyo muba mugaragara ngo mbona ngo hari ikigero mutarashyikira. Ndamubwira ni gihoreje no yari umumama, ndamubwira gihore mama wanjye. Ni ukuri sinekereza ko ibyaha byinshi wenda twumva kuri iyi si ahanini ari abajene babikora, nabo barabikora kuko twese turi abantu, reka bibare gutyo. Ariko turebye muri rusange yaba ari twebwe bakuru twihereye mu bakristo sibyo, usanga rwose ingeso mbi ziri ahantu hose. Rero kumva ngo wowe kuko uyu mukuru ngo hari ikigero washyitseho, njye ntabwo ariko mbitekereza kabisa, ntabwo ariko mbitekereza. Numva ahubwo icyo twagakoze twagakize hamwe tugasenga Imana ikatwereka nyine icyerekezo cyacu, naho kuvuga ngo wenda ngo kuko ngo uri mukuru ngo wenda umuntu mukuru ashobora kukugira inama ndanabyumva ikanakubaka kabisa, ikanakubaka kuko buri ijambo rya mukuru umuntu araryubaha. Ariko n'umwana muto wawe inote atakugira inama. Njye ubundi nizera ko iyo ihene ishaje itaba intama. N'ubundi uri watangiye kuvuga ariko turajyana kabisa. Urumva like icyo nshaka kuvuga none se niba umuntu n'ubundi njye ntabwo nizera umuntu ngo ngendere ko hari ikintu yamanira kubera imyaka afite. Ngendera ku byo nkorera mbona tu none reka mbivuge uko abakristo babivuga iyi mbuto nyerera. Ariko none se abantu b'abasaza nyine nimba umuntu hari umwana wajyaga atubwira nyine ngo umenye ko nimba uri kwitwara gutyo uri umwana ukaba uri kwitwara ibintu by'ububwa uzanakura nyine uri ikigo. Reka mubwiye nizere ko utari kuvuga ko abantu bakuru tutakwiye kububaha. Abantu bakuru ni ukuri kububaha ni ngombwa cyane. Muri uri kutureba kuri gospel umutayi, niba ubonye n'umuntu mukuru muhagurukire yicare. Ni ukuri pe, hari utuntu njya wenda sinzi niba nta topic, ariko umuntu mukuru igice kimwe bari kubaha kubera ko abafite wenda samo hari ibintu abakurusha. Hari ndi configizamo ngo nkakura muri bisi nibyo nayo ngiye kuvuga wabemenye. Urumva nkakura muri bisi hari ukuntu umwana bayicaye sibyo, kandi urabizi kera n'abantu bari kutureba murabizi bajya batubwira ngo ntugahagarare hejuru y'abantu bakuru sibyo se. None muri bisi urasi twajya twicarana duhagarare hejuru y'abantu bakuru bo bagahagarara nyine urumva. None iyo uhagaze ubu bahagaze hejuru. Aya ntabwo ari icyo bashaka kuvuga. Gusa ni icyo bashaka kuvuga. Ngo gerageza ubinyumvishe kuko umuntu mukuru umuhagarara hejuru, urahagarara yicaye akavuga ngo umuhagaze hejuru. Wakwicara ngo wamusuzuge, wagombaga guhaguruka akicara. Nese tujye tuva muri bisi kugira ngo bagende bicaye. Bajya bicara kabisa. Umuntu mukuru n'abarundi tubahagarare hejuru. Nta kibazo. Ubahagurukiye ntabwo bahagaze hejuru. Ubahagurukiye ntabwo muhagaze hejuru. Uraguhagarara hejuru wenda uzaganire n'abakuru bazakubwira. Hari n'ukuntu umuntu ashobora kukubwira amagambo mabi akaba aguhagaze hejuru, noti kumva ngo kuko ahagaze
hari ukuntu abanyarwanda bajyaga bavugira mu migani kabisa bavuga ati wimagarara hejuru, wenda wari unamubwiye nabi ugahita ubwira wimagarara hejuru. So rero tutabyumva nabi, wabona nk'umumama wenda utwite umwana cyangwa se wabona umukecuru cyangwa umukambwe mukuru mukono ukumva nyine ngo ngomba kwicara kugira ngo ntamuhagarara hejuru, ntabwo ari byo kabisa. Tujye tubahagurukira kubera ko ntegereza ko natwe ariho turi kugana kabisa, natwe niho turi kugana. Njye buriya nk'iyo ndi muri bisi nkabona nk'umuntu usa nkaho nduta, gusa icyo nkora ngiye manza nkareba imyaka, mubarira imyaka kabisa, nkamurira nk'abana uyu nguyu niba afite nka 30 n'ingahe nanjye ndabura 7 cyangwa 6 avana wenda. Ariko hari umuntu ureba ukimubona rwose ukabona ni umuntu wo kwicara kuko hari ibintu byinshi azi kukurusha, hari wenda yifite n'uburwayi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, uba ugomba kumuhagurukira kabisa. That's good. Soje abantu bafite abantu batigeze bahagurukira kabisa, akagenda amurebera ku jisho kandi ndabizi urimo ntabwo waburamo ukareba umuntu umukecuru kabisa ukagenda wanze kumuhagurukira. Tujye tubahagurukira, mutubwire uko mubyumva, niba ari necessary mutubwire. Ariko ngewe ku giti cyanjye kabisa guhagurukira umuntu mukuru ndabyumva cyane kandi ndanabyubaha. Ariko nanone ngewe nyine hari conflict y'abantu ya generation ntajya nemera, like umuntu mukuru nyine bakumva nta bintu bibi bajya bakora, like ibintu byose bibi bakabishyira ku bana, ku rubyiruko, like hamwe wenda wanamufasha kubireka, ntugire ikintu umufasha ahubwo ukamwereka ko ari mubi nyine ari uko agomba no guhora. Kuki se mutadukosora? Ngomba kudukosora. Kandi nanone niba ngiye nkoze ikintu kibi ntabwo bivuze ko n'abandi nkanjye bakora bibi. Nshobora kuba nkoze ikintu kibi bitewe wenda n'igihe ndimo cyangwa nuko nteye nuko narezwe, ariko n'undi warezwe neza. Ariko hari agastatement bajya bavuga ngo nta mukuru ukosora akazi. Nta mukuru ukosa? Njye ntabwo mwemera. Ukosa kabisa ukumva nk'umuntu. Ariko njye mbyemera igice kimwe kubera ko hari nk'ukuntu byemere cyangwa utabyemere. Byemeye gato kubera iki? Reka nkubwire impamvu buriya hari nk'ukuntu uba ufite nk'umuboss lady kabisa akakubangamira, umva ukabibona ko hari ibintu ari gukora nyine wowe bitakunyuze cyangwa bitari na byiza, ariko kubera ko ari umuyobozi wawe, kubera ko ari umukuru nyine, ari umuntu guhemba, wumva ukamugira baravuga ukamugoramira kandi ngo nawe uburana n'umuhanga cyangwa nawe ubura n'umunyamafaranga cyangwa umuhanga amafaranga akajemura. Okay, noneho rero turi kuvuga cyane kandi ubundi ngiye umva ninjye wemerewe kuvuga amagambo menshi. Ninjye wemerewe kuvuga amagambo menshi, ariko ubundi brother Amin aba ari hano ngaririmbe kuko narabibabwiye ndirimbe. He's good at that kundusha. Nanjye nshyize icyanjye, sinzi impamvu gospel no time numva nyine nanjye nzajya mvuga kabisa kubera ko numva nshaka guha ibintu byinshi abantu baririmba bararirimbaga we mugani nzaba ibintu numvisha ariko bati uyu nta araririmbaga uti na mbonye araririmbaga uti rero abantu baririmba barahari, ariko hamwe n'Imana nabyo tuzajya tubicishamo yego, ariko tunaganire ku bintu byakubaka society, ariko dushyize imbere Imana kabisa kubera ko Imana niyo nkuru. Ibintu byose iyo bitarimo Imana ngiye ntekereza ko hari n'igihe bikunda ariko bikazapfa wenda birushijeho kuba bibi, uri kubyumva? Bikazapfa birushijeho kuba bibi. Ngayo nguko rero gusa hari akaririmbo kari kumfasha namwe kabafashe kavango ubundi mise mfasha kavuga ngo iki baba aririmbye bacu buriya nkunda Papi Kelvin na Dorcas cyane ku buryo nemeye no kuba mentioninga batanze kubera ndabizi ko batanze, ariko nemeye kuba mentioninga kabisa. Ni ukuri mwa babyeyi mwe ndabakunda, inama mutanga ziratwubaka kabisa. Ntabwo natubwira iyo ndirimbo ya Papi Kelvin na Dorcas ntabwo ndirimba nkamwe ariko iradufasha. Iravuga ngo ibyishimo byanjye nasanzwe bishe muri Kristo wambereye inkingi
ishingikiriza w'amanywa nijoro, yakomeje ingomero n'inzuzi z'umunezero wacu we. Njye nahisemo kwibera ari amagambo ankomeza. Ngasubiremo. Ibyishimo byanjye nasanze bishe muri Kristo, yambereye inkingi n'ishingikiriza w'amanywa nijoro, yakomeje ingomero inzuzi z'umunezero wacu we. Njye nahisemo kwibera ari amagambo ankomeza. Chorus kava ngo nzafata ibimungisha Imana, bigira impamvu yo kuyegera, nzaririmba izakonesha ngeze ku musozo w'urugendo. Ntabwo nzicuza kumukurikira, mfite impamvu zibifatika. Ako ngako ntabwo nzicuza kumukurikira, mfite impamvu zibifatika. Amatayimu ntabwo nzicuza kumukurikira we, mfite impamvu zibifatika. Agira akaririmba ngo bamwe barunamye baragwa, ariko twebweho turemye. Ibihe bizasimburana, bizasanga nkomeye. Umva nanone icyiza cy'umunsi mwiza, ugusigira inkuru yishimye. Nakuye amaso ku by'isi, nayerekeje ku biri hejuru. Ntabwo nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatika. Turirimbane. Ntabwo nzicuza kugukurikira we, mfite impamvu zibifatika. Ntabwo nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatika. Ntabwo nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatika. Urumva amagambo? Icyiza cy'umunsi mwiza yo, ugusigira inkuru yishimye. Nakuye amaso ku by'isi, nayerekeje ku biri hejuru. Ntabwo nzicuza kugukurikira yo, mfite impamvu zibifatika. Ntabwo nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatika. Bamwe barunamye baragwa, ariko twebweho turemye. Ibihe bizasimburana, bizasanga nkomeye. Ibihe bizasimburana, bizasanga nkomeye. Noneho agera ahantu akarimba ngo icyiza cy'umunsi mwiza, ngo ugusigira inkuru yishimye. Urumva ayo magambo? Ni ukuri reka mbabwize ukuri, siko ndi gusaba cyane namwe. Ni ukuri iyi ndirimbo reka nkubwire, hari indirimbo njya numva nkumva, sinzi niba wenda tutari gutinda cyangwa tutari kurangaza abadukurikira, ariko hari indirimbo numva nkumva zizaba ari nk'indirimbo nka kumwe turirimba indirimbo y'igihugu, nkumva ni indirimbo tuzaririmba mu ijoro kabisa. Uko byagenda kose nk'iyo ndirimbo, cyangwa Aime Uwimana, muririmbire Uwiteka indirimbo nshya, kuko aje gukora ibitangaza mu gihugu cyacu. Ikiganza cye cy'iburyo n'ukuboko kwe kwera, abizanishije agakiza ku Rwanda. Ibuze imbabazi ze
yibutse umurava we abigirigi kuko bwacu cy'u Rwanda we abo kumera z'isi bose babonye agakiza kacu bati koko u Rwanda rufite imana bati koko u Rwanda rufite imana. That's amazing. Urumva amagambo umuntu wese uri kureba gospel umutayima akaba ari umuhanzi cyangwa abitekereza kubikora. Iki kibuga turimo kirakomeye, harimo abahanzi b'abahanga baririmbira Imana neza. Namwe rero mujye musenga Imana, musome Bibiliya, sibyo ra? Buriya nemera ko umuhanzi mwiza ari umuntu usoma Bibiliya, kubera ko gospel ahanini igomba kuba ari Bibiliya. Niba ukora gospel udasoma Bibiliya, iyo bayitwa gospel gangster. Bayitwa gospel gangster kabisa. Iyo ntabwo ari gospel iri full, ni gospel gangster. Rero mujye mugerageza gusoma Bibiliya, dusome Itangiriro, dusome Ibyahishuwe. So nukuri Imana ibaho umugisha. That's true. Turabakunda cyane. That's God. Ariko hari indirimbo nkunda. Kari nyinshi. Indirimbo nkunda cyane. Ivuga Imana imfashe nyibuke. Ivuga ngo mu mafu ya nimunsi izuba rinyibutsa ineza y'umukunzi wanjye, akagero k'iminsi ntikabishobora kunanya n'umukunzi wanjye. Mu mafu yari munsi izuba rinyibutsa ineza y'umukunzi wanjye, akagero k'iminsi ntikabishobora kunanya n'umukunzi wanjye. Wow. Ngayo nguko. Imana bamugisha nawe utaha. Turabakunda cyane. Turabakunda cyane.